amakuru se man ko butandabura wowe ndibite byawe waribirishije ariko ngo ibintu byose wabigize fowe ko wageneye amaye ko nagimari reka mureke ndumva nta kintu kigira man webyawe byose n'ubupfu gusa ikise jewe ubona ngana nawe mani urabona umuntu ngana nanjye ari ukubeshywa n'akapeti nkawe Rambi mbere wowe nta n'ibintu byawe nta n'ikintu uzumbwira ubwo bariyo ntareba ukuntu gikataza hafunze ese wowe nta nubwo ujya umenya ko uri umuntu w'umusore umusore se utajya gukora kurya se kurya ibiki manza umbwire wowe ibintu by'ibyana nibyo mba nkeneye urabona wowe ntabara guco nta sheri ntaki cyangwa umbwire niba byakunaniye nzaba ngushakira Mani mbereza urufunguzo ni ntabwo hate waneje nkaje kwirira ntabwo nguha waneje nkaje kwirira uramwa iki cara hano tuganira wowe niba bwaza nawe ujya unyumvira wadezera ariko reka mubaze mbazi uwo mwanya wafashe uri gutekereza uri mu rusengero byo watekereje uri mu rusengero rwona se nabitekereje nyine none se niba iki ari ikibazo kimuhangayikishije kiraguhangayikishije se njyewe nyiracu wowe ibimbo byihoreze biki se ubundi urukubwira ibiki je nta rufunguzo nguha nta n'ibiryo uzongera kurya utaranyuka ariko ye twagera wasimbuye papa si ubundi wa Steven se nzi yagiye hari amasanga yagiye kunywa urumva yabireka kandi yabaye oya winyibagiza ibintu turiho ingingo turiho ni ufite sheri reba imyaka ndamufite arihe ko ntawe mu bitekerezo ntabwo ari byo nshaka mumunyereke abandi ba brother abandi ba sisters tugendana babereka abasheri babo none njyewe bakamaze ati brother wawe bipe nkavuga ati mani nakiri nanjye uyu munsi ndashaka kudo arafunze ngo ndarufite rahiti mu kintu n'iki wagiye ubwi nama ngo ujya nka sister wawe ragiye bavuga ngo umuryango wacu waragumiwe cyane cyo baraze papa ko ntabizi yajobo bimbwira ibyo bintu mbwira ibintu biri seriye cyane ntabwo nshaka ibyo bintu jewe rero kamubwiza uko mbwira jewe ntabwo ibyo bintu mbibagamo byishakemo mu mutima wawe byishakemo uyu munsi do ku izina ry'Imana ntabyo nago ufite ibyo uhaza ubwo Yesu yakugendereye ahubwo Kristo yeza kuza ntabyo nshaka ari Kristo yeza kuza akona ntahindutse wasazira kona ntahindutse ibaze ntabwo nageze ubwo mfunga no ku gikoni uri gufunga icyambere cyo nta myaka y'ubukure mfite uracyari umwana nyine uracyari umwana sinumva uryoheze n'abandi bavuga ko ari abana akwiye kwizina ugeni akanegere ku bitembe bigura ubundi wowe wajya ubaseriye pensa kure ibyo sinzo bintu byo kuri gusakuriza umuntu genda nawe ntuzagaruke muri uru rugo musimbuye papa zinye ndabumva do wallahi sawa ibi brother by'ikigera byo mananje byataye umutwe sikigare ariko ura mujama wajye ari yera saraza byareka mbe niririmbira abana batazi gutuza yola yo wameze bite wa FIFA tuneshike yego zawe waneshike ntabwo ubizi wakinuye mani dore nanjye mbana heze ku irembo ryo mu rugo banabuze umuntu wankura hano mani imihanda zagoranye mwana imihanda ziba zagoranye ndagaza none ubona se uvuye hudo ako sister wawe ndamwemera wakina sister wawe ndamwemera je mani bashaka abasisteri benshi bashaka guteta benshi umwe nankatira mise ninyira mu bigori harya mu kajagari hari yagiye ku murenge bajya bavuga ngo rapfa ndagaza urapfa no mu volesi
Napfa no mwivure. Ndagati wabonye wamuretse wani mugwamupera rate. Ubonye kumwiminsi nawe ubuzo papa. Ntabwo mbuze umwana dore agatsatsi kanjye kari kugenda kareba hejuru. Kiyogoshesha ni hatari bro. Hano ubu twabunganikira. Ni byinshi. Warebye kakagoma just yasohoye man. Narakabonye. None agiye gufatanya mani nanjye tuke. Stop ke oje. Wanza. Yola. Yo sister. Nani sister wawe? Urana sister wanje mani aba. Yose ugiye he none haya masaha. Shangiye hano yibye nyine. Warasutse na warasuka aje ubwo warasutera. Ndebere ni bari aga sister ke nasubise bagwane nyine. Nafrata na sister nyine. Muri bamwe. Somba. Twega cyana na. Moyo sister bani wakini cyana wakini. Tugutanda buye waruntu. Shangura burese. Arako bisaba kujyaje umwesha agacupa ka buri munsi. Oyada. Umuntu abigureza nyine. Abigureza mani sister wanje ararenze mani. Aho kubyana ndi kukubwira. Kaka ko majasti mani just ro Fatima agiye gusohora. Ubundi ako. None stop ke. Mani waratwika nyine nje ariko nyine mu minsi imbe tugiye kubatamo. Ako nako nyine nakumvisha gake. Nubwo nakumvisha kenshi. Ako nyine kwa kuno umuntu. Ugenda ari kwinyoga. Irango kanukangwe niko nzashira mu mana. Nyine yamubura muri Yesu zibera umuhanzi. Uzi mwimisi ko nakenye do. Ako mpagaza ni. None tumeze. Shana rimeze neza mani. Iminsi myinshi. Iminsi myinshi papa nagiye gushaka ibicu. Iminsi arukamye mu duti. Waberetse ibyo gukwa. Ugenda ndumva nanarakariye brother wanjye mazi ko naritaye. Ndabura. Ngo ntabwo ashaka gutereta mani. Gutereta? Umva mani reka nkwisebe agaserivisi nyine. Wampatie rwa brother basi kanabirwigisha ngenda ashyiraho n'ibicwa mani. Uzi ko hari abahungu bakibwiriza gutereta ubwo se byagenze itara. Uzi ukuntu ameze? Nanjye ubwanjye ndi sister we yamukoze hariruka. Wasanga rugaye ntabizi umva mani wowe bingiremo umunteretere n'intumva muri kubyuzanya ko kumanza kugurira akantu. Iye gahunda zo nyine nagera yo gusa ziciye mwanye leta ngukragamo pasi nyine ya brother wanjye. We ni kirara yarakraze ibintu by'ibidre dukora nyine imore. Arasenga se pasi? Senga. Shara beshe. Nyine kiyetse nimbeje ko gusenga ntabimbwira n'undi ko ngiye gusenga. Anje wanjye kiza nuko asenga ndazajya upfa kumutera imitoma yo muri Bibiliya n'ibyiza. Ndasaba gufata kabibiriya ko ntari bidana nagasoma. Mutera imitoma. Wawe we ni numva ari kugwamo neza nta bidanye. Ubu ntagagoranye. Ngo. Bibaza ibintu bigiye kugira kuwe ko. Nyine ubwo warugiye. Sandi gukata hano hirya rutungiye kuzana. Okay, barika ngamwerekeza. Sana bana amerekeza tone nabuze no mperekeza ndi kugatembagira rya njye nyine. Ngenda ubundi nyine ubundi ngende bwata wa. Genda bishapo umva. Yana rujani. Kira gicucu. Ariye. Ana byazi. Yo narakaye nuko uyu munsi nagiye gusenga. Shakira wanzu. Akira kano gafunguza bari wo kamushyira nawe ukora za diru nyine. Umva. Bagiye ka bensigaye inyuma gato. Inde. Subundi mbwe ngo Kristo yeza kuzwe ntabyumva. Komera. Ngomera iki? Agira yijya. Ari kubikiye gukumura. Turasenganaga. Oya, zo gusengana byo. Zibore.
kuguru kwisetsa kamwe kamwe ushaka tutunganye igikawa nyine igikawa tubyihorere aha nayo uje gushaka Shakira nta uri ni wonze kuri inde wowe none se ariko ba imari sigaye iragira ibitangaza ikabiyobye nje ntago mbibagamo oya reka mubwire ibyo byose kujyamo tubyihorere harya bakwita twajaye byiza guhura nawe Oh my God! none uje kundeba ngo mmariki nyine njyewe sista wabundi yambwiye ngo bafite umuhungu uwo muhungu rero uwo muhungu uri kuvuga Steven yagiye oya reka mubwire kandi izina wambwiye atije yambwiye ngo yibeshe kuko Steven cyane yitwaga Jisi nyine noneho nje mpita nkamwiba nitwa Just ndagahiye oya uriya wasanze ari Jisi uri kumva harimo amasako n'ubutinze njye naje kureba Just ahubwo mu buzima busanzwe ufite ishyaka jewe rero oya da je nakubwiye jewe nje ndasengaga cyane senga uyu munsi naturishije ese waje ku rusengero God have mercy upon us. nyine ubuzima busanzwe ufite ishyaka yegera kiriki iteka ryose umara y'ibyo byose ndabizi ariko tukibera abashiri inshuti zisanzwe aho birumvikana ariko urukundo ari icy'ubwazi ijya hirya ndamana we oya mari kambwire subundi vanaho gira guca shira kuyazi ntayawe ufite sugucuri kubika guma ntabwo ndi gutsindagira sora bati njyewe turi mu nzu nyibyo byibare ahubwo ibyo nakoze cyabiki ntakwemera kumbera shira uyu nyine ikamubwira ndekuragiye nakwica ntabwo wanyibye none se kuri kugenda usize urufunguzo Ndi kumwe na gisaza cyane ukamekana umusaza wawe niyo ngo tuve muri ibintu brada wawe buriya rero nta bari kumaganiraho ntabwo biri mu brada wawe ntari bibonagaye ntari urasanga imbere ntari ariko ngo bimeze neza ntabwo ngiye muberana nabi 8 45 25 74 kabiri baby nari bitazahoza ejo bundi